Excellences, Mesdames et Messieurs, aucun développement durable ne peut s'enraciner sans stabilité. Dans l'Est de la République banyacyubahiro mwese nta terambere rirambye ryashoboka hatabanje kubaho ituze n'umutekano. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage bacu barimo guhura n'ibitero bigaragarira buri wese bikorwa n'umutwe witwaje intwaro ushyigikiwe cyane n'igihugu cy'igituranyi mu buryo buhabanye n'amategeko mpuzamahanga kandi buvogera ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu. Kandi hano ni mu nkundire mpagararire kuri iki kibazo kuko mu ijambo nari nateguye hari harimo gusabira ibihano icyo gihugu. Ndizera ko mwese mwamenye icyo gihugu mvuga, ariko ubwo nabonaga perezida w'u Rwanda kandi koko ni nawe mvuga, ndatangaho abahamya abari hano n'abadukurikiranye ku mbuga kugira ngo ntange ubutumwa bw'amahoro, muramburira ikiganza kandi musaba ko iyi ntambara yahagarara. Qu'on arrête cette escalade. Monsieur le Président, vous le savez très bien, depuis que j'ai été élu en 2019, lors de mon premier mandat, je suis allé voir tous mes 9 voisins. Bwana Perezida, urabizi neza kuva natorerwa manda yanjye ya mbere muri 2019 nagiye gusura abaturanyi bacu 9 bose, cyane cyane u Rwanda n'Ubugande, ibihugu twari dufitanye umwuka mubi, kugira ngo mbasabe ko dukorana, twegeranye abaturage bacu n'imiryango yabo, duharanire iterambere n'imibereho myiza yabo. Nta na rimwe nigeze ngaragaza imyitwarire irimo urugomo cyangwa ubushotoranyi ku Rwanda, Ubugande cyangwa ku kindi gihugu mu baturanyi bacu 9. Ubu turi mu bihe bikomeye nk'ibi kandi nitwe babiri gusa dufite ubushobozi bwo guhagarika uku kwiyongera k'ubushyamirane. Mbivuga ntanga Perezida Joao Lourenço ho umuhamya, perezida wacu uri ku mwanya w'ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Ndamushimira by'umwihariko ku ruhare rwe muri iki kibazo, kandi nk'uko mubizi yari hafi kugikemura burundu. Ariko mu buryo butunguranye kandi ku mpamvu ntigeze numva kugeza n'ubu, mwahisemo kutitabira iyi nama mu gihe twari tugeze kuri 98% y'inzira igana ku mahoro arambye. Vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Ariko ntarirarenga, niyo mpamvu mfata uru rubuga nk'umwanya kandi binyuze kuri rwo isi yose ireba, kugira ngo mbaramburire ikiganza Bwana Perezida ngo dushake amahoro. Ibi birasaba ko mutanga itegeko ku mutwe wa M23 ushyigikiwe n'igihugu cyanyu ngo uhagarike uku gushyamirana kumaze guteza impfu zihagije, tunarebe ndetse n'abandi amamiliyoni kuva mu myaka ishize. Amateka azaducira urubanza. Igihe kirageze cyo guhagarika intambara no kwerekeza ku mahoro n'iterambere. Ndashimira Perezida Cyril Ramaphosa waje uduherekeje kandi ntiyatinye kohereza ingabo ze, zimwe muri zo zikagwa ku rugamba mu gihugu cyacu. Ibi bidusaba guhora twibuka, dushimira byimazeyo Repubulika ya Afurika y'Epfo ndetse n'ibindi bihugu by'abavandimwe nka Tanzania na Malawi nabyo byatanze ingabo zafatanyije natwe. Certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose. Ariko ntekereza ko Afurika uyu munsi ikeneye kwerekeza ku bindi, Bwana Perezida Paul Kagame, kandi dushoboye kubikora. Tugire gusa ubutwari bwo kwisubiramo, tuvuge ibitagenda kandi dufate ibyemezo byiza ku baturage bacu. Niyo mpamvu ubusabe nari nateganyije bwo gusaba ibihano nahisemo kubuhagarika aka kanya dutegereje igisubizo cya Perezida Kagame. Je préfère le suspendre pour le moment en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame.